no mutipe ko yatinze we mwana yanjye se warushye ntajya aruhuka urabona ngenda amamera bari kwanika aha ngaha akosha nawe rero nta gahunda ujya ugira sinkubeshye nase ugenda guhamaga gahunda twapanze n'ahantu twari buhurire uzi umwanya amaze aha ngaha se ni umwanya munini ntabwo natinze cyane none se ntuza ari he uri ahantu uretse ahantu ntabwo kuko uzi igihe nahereye ingutegereje aha ngaha tutabeshyanye none se reka nkubaze umushuti wawe katakinyitaba byagenze igihe se igihe nawe ntabwo duheruka kuvugana ngo ntabwo mperuka kugira gute none se ubu koko tutabeshyanye uru rumende yanteye ndarujyana he ntabeshye Didi yaguteye inda yanteye inda nyine umuntu w'umukecuru nkawe wataranitse nataranitse se guteranika ntabwo ngira aho baterera inda umwana nka Didi yaguteye inda cyangwa nkubwire ikintu cyatumye nguhamagara aha ngaha uri kubyumva ikintu cyatumye nguhamagara aha ngaha mwari inshuti nagira ngo ugire ute undangira ahantu Didi yari kandi gira vuba mbabarira iwacu wamereye nabi iyi nda nta hantu nayijyana n'izina ry'Imana ntabwo wagira ute ubundi koko shamani ndakwinginze mbabarira wapi ntabwo wagira ute njyewe ntabwo urahambira cyane ntabwo uhambira shaka bosi b'iki gihe rero nabo baragoranye yabona amezi 3 ashize atarama amafaranga ayibaza bizagenda biti ako nacyo ndaza kumamagara nimugoroba kubure ukene buranyishe kabisa mwana yanjye Didi bimeze bite ni sawa ese ko mbona uri hanze ni hano nyine uri aha ngaho ukora iki se badi ku kazi mani badi ku kazi ibintu byaragora badi ku kazi ntabwo narambwiye ko ari iwanyu se ahantu bane warambwiye ko ari iwanyu none ari kugufatisha gute nagombaga kukubwira ko ari mu rugo nyine abo se bimeze uzi kugira ngo umenye hano ku rubyango se bimeze bitese nahamagaye ntabwo bajije wa mushuti wawe yanga uri kubanza kuhambwira asi mubaza iki mani ko giye twarangiranyije ushatse kuvuga ngo iki none se urambaza iki nyine umva rero wanteye inde by'abana twakinye byavuyemo umwana nanje kukubwira ko ntenda kwakindeza njyewe umukecuru nkawe ngiye ngutera inda ngo iki none se umukecuru ntabwo ahinda aho abandi baterera inda ntabwo hahari hagenda urona ntahafite njyewe ntabwo urwaye se ahubwo ntabwo bibaho hakuzi ko wabyibagiwe ahubwo warwaye bari kujyane kwa muganga umva iwacu nitubyara icyo ni icyambere ahubwo wowe genda uhiga undi muntu aguteye inda njyewe uza kumbeshya ngo nimugira mute mani uza kumbeshya ngo naguteza nde warabyibagiwe umva nkubwire rero umva nkubwire ndiye we iyi nda wanteye ntabwo bigomba kuvamo ntabwo ndi buva aha ngaha ngaha hayiki banzire bukuntu ngana niyo wajya kundiga ntabwo bamfunga ujye ubanza wumve imyaka y'ubukure se ntabwo uyifite akanaye mfite ngewe ndacyari umwana mani umva icara ukenyere ufate inshingano ibyo kumbwira ntabwo mbyumva aza kuneza bose akabyuka atuma banyirukana nta icyo nanjye unyakira akazi ko gukora mu rugo aha ngaha basi turamufite unyakira akazi ko gukora mu rugo basi uno mwana wawe ashaka ukuntu abona ukuntu abaho watashye iwanyu ngiye ko iwacu tudatera inda undi rero ukuntu ngana ngiye nagutera inda gutungana gutumya imyaka 70 ingahe Didi nutemereye inda ndakujyana muri ribu koko mana nyagasani kiramariya bambwe ku musaraba njyewe mva mbere y'umuryango wa bosi utahe sibyo undi wari ugiye kuzasara hano ndanicara aha ngaha turicana mani kwa bosi hano riga naga ari mu rugo ubutipe bw'iki kuki mwiyemera hano wari wambwiye ko ari iwanyu ntabwo nari nzi kuri ngegera najyaho nikiza umusonga mani nari meze nabi nako nari kubigenza ahubwo mva wowe tahire urumva n'undi wari ugiye kuzasaza iwanyu ushaka akana nimba ujya no kunde kujya kundega mani none se urumva wasantwaye iki iga mani wowe uri mukuru uzuko wajya kunde guhera he uranye ureka uraje ubibone mani cyambere no ku myaka 18 gifite nayo mfite urayifite kuba ufite imyaka 38 ntibivuze yuko utegeze gute utemere kuba watera akubanza urebe ukuntu ureba do uzi ko ufite n'imvi mani uzi ko ufite n'imvi harya ngo umbwiye ngo nagize amahirwe ngiye gusaza afite akana ngiye gusaza ufite akana nashakaga n'umugabo dutungana uyu mwana rero ngiye uzambwire ngubwire izina uzamwita kuko izina Marita zana ni ryiza mwana use kwa mudugudu
nihe ko mbona aho ngeze hari ibipangu byinshi ariko ndakeka ari hariya ese usa ndakeka ari aha bandangiye ariko ntabwo ari aha bambwiye ku gipangu cya kabiri reka ngiye ndebye ahantu bambwiye ko haba haparitsemo imodoka ebyiri none ndi kubona imwe umenye ataraha pe hako se ko ibipangu bisa inzu z'i Kigali nazo zirasa zijya zincanga mana mama araranyica we mama araranyica mudugu mwiriwe bimeze bite Agwe meze. Kicese ko umudugu bari bandangiye nuko nanayobewe ariko gize amahirwe ndakubonye nyine ahari umusore wanteye inda none rero tipe ntabwo ari kubyumva pe kandi no mu rugo banyirukanye pe rero naje kubitabaza abayobozi beza naje kubitabaza ngo murebe mu nkorera ubuvugizi umusore atuyaga uzatuye ndahazi yaguteye yaneye Asa ubirede kugira. atuye hafi hano se muri umudugudu wacu none niyo atuye muri umudugudu wacu niyo mpamvu nanjye naje kugezaho ikibazo cyane atuye hagana ye ni wa musore wo kwa Gerigoro bafite abasore nyango nka batatu hari n'umwe mukuru cyane hamwe n'undi usa nkaho ari mu wa bucura bwabo ni wo harya yitwa nde bamwita Didi yaguteye inda cyangwa niwe wayimuteye ahubwo bafite imyaka ingahe uriya kurya avuga ngo uteye icya mbere mfata ko yanteye rero nabuze aho inda njya kwiyegeka bacu bambwiye ngo ninde bindaho nyibya hano nese umwana imyaka 12 atera inda mudugu ubu ntabwo ugiye kumbera nka Didi ye kuko ahubwo nakiri ibibazo naje hano kugira ngo nkorere ubuvugizi nakiri ibibazo byinshi akicyo ndumva kincyanze nese ufite imyaka ingahe mfite imyaka 35 imyaka nayo imyaka 13 agutera inda none se cyangwa no mufasha ku ngufu ahubwo ngiye mfata ku ngufu ngiye nyirangazahari ese kamubaza tuvugishije kuri uri umugore kadufata kwa ari umugabo ubwo uhana yakumarira iki mu byo kuba ku rugo anayagufasha iki yakumarira iki nta mugabo bavuze ko nta mugabo w'umwana rero nta mugabo w'umwana kurya imyana mu myaka 13 tukeneye kurera nashaka zakora ikiyede ariko ndashaka ko mfashwa nkeneye ubufasha ntabwo ibyo bintu byavamo uzi ikintu cyo kugufasha okay usanga nsohotse agatana naringiye reka nguhe gahunda mu tudo saa 3 sibyo ubu ngezeho wandikira urupapuro ugeze ku bundi buyobozi bukuriye ubwo se reka nta nubwo ubanje kujya kumura ku mudugu wabaye tutambishye ako se kanwa nta nubwo ubanje kujya kureba uwo musore nta nubwo ubanje kujya kugira kumufasha ngo none ngo nze kugaruka uko no kurerega umuturage banzo nyumve ari wowe nge wajya mu gipangu cy'abantu ugasora umwana w'uruhinja ati mumumenye mujyane ngo gushyira gutya kwanditse convocation se nyandikira convocation ntabwo usanze nsohotse arahanangana sibyo cyo nagari kera ihanganye ndagufasha ndarukwandikira umurabira cyangwa mukabiri iwacu banyirukanye basi ucumbikiye iwawe iwacu banyirukanye ucumbikiye iwawe akundi nyirangaza karamu kwanza ubundi banabihinduye ako bihinduye jewe reka mu kibazo kiri wowe ubwawe se wazengereje abasore bari nta mukatse yose none se kuko narabazengereje nge nashakaga uburenganzira bwanjye nashakaga umugabo nge nemo nirwanaho nashakaga umugabo niyo mpamvu nari narabazengereje ariko noneho nabonye nsanze adashobotse uzije kurikiye uzinduka ujya mu kagari sibyo kwanza mu gitondo wabinkora ntago wabinkora pe ujye ku kagari baragufasha uguma aho ngaho cyangwa ugende data we ubu nawe uramemukiye